tuziranyeho ibi bintu byo kugendera mu kigare no muraririmba ngo muri mu mugongo wande ndikambabaza ikibazo ari uhetse n'uhetswe iyo bagezaho bikomeye wisobanura ninde ngwena bivuga neza uhetse n'ubisobanura uhetse ni uri mu kazi uhetse niwe wisobanura mwese niko mubyumva niko mubyemera noneho mbariza umuntu mwicaranye uti kuri kwisobanura igitondo n'umugoroba urahetswe ko bitiyewe babyeyi iyeme bagabo iyeme basenga iyewe sejemo imana iri mu kazi imana iri mu kazi imana iri mu kazi imana iri yewe ndakuza umugisha wirukana umuruho umugisha wirukana umuruho ntiwirukana umugisha guturiza ku myaka 14 ngize imyaka 14 mfata umwanzuro wo kujya gutangira primaire kandi ubwo nari mvuye aho nabaga hanyuma ngeze aho Imana yagombaga kuntungira iwacu kuri kavukire hanyuma rero nge bageze Imana ikoresha ubwenge ikorera mu mutwe ikorera mu bitekerezo njya gutangira primaire nyigezemo rero nsanga abo tungana bageze mu wa 4 hanyuma ngiye mu wa mbere batura urugabo rurabashefu ngiye mu wa kabiri batura urugabo narwo rusose mu wa mbere nigira mu wa 3 ngeze mu wa 3 barabati uru rugabo ntago ruzi n'ibihekane nigira mu wa 4 nta bihekane byabagayo abandi atanduka Imana kwibutse none ejo abantu bakuyobe wavuga igifaransa Icyongereza kikaza iyo yaguhaye iguhambirira abari baga nabwiza umuntu ukuri kw'Imana nabwiza umuntu ukuri kuvuga ko umuntu yapfa azize ibyaha bye akazajya gihonomo no kumubwira ngo nave mu byaha bye yigire mu ijuru nta kibazo numva binteye Imana irahari ibyo byose irabigenga nyakubahwa Imana turagushimiye kubw'iri teraniro riteranye kubera wariteranije iyi gahunda ni wewe wayiteguye kuvana kera hanyuma aya masaha turasenze kugira ngo ibiyaga nibituze hanyuma ibitavuga Imana neza biceceke kuko twebwe abo wagiriye neza turahari ngo tugushime haleluya aba bantu bose bari imbere yawe bategereje kugira ngo uburinzi bw'Imana bubabeho kandi kuri wowe niho duhungira kumuririmbyi aravuze ngo nduburira amaso kuwiteka gutabarwa kwanjye kwava he aravuga ngo kuwiteka niho guturuka ku Mana yaremye ijuru n'isi niho mugenga w'ibintu byose kandi nta kiba kigutunguye hanyuma ukomeze uturinde mu izina rya Yesu amen narimvuze nise buriya kuva nturutse mu cyaro hari buramuranyumva kuva niturukiye mu cyaro buriya ntago murapfa kunyumva ariko muri hangana mwumva ico Uwiteka azanye none se ko yakinyujije mu nyacaro murabigira muti nanjye mfite ibyo Uwiteka yambwiye ndi mu cyaro kandi abintu makuri riteraniro kandi nukuri kw'Imana abantu bantumiye narababwiye ngo ngewe ntinya kubwiriza ndabitinya iyo bambwiye ngo nzabwiriza iteraniro ku wa mbere hanyuma bakanteguza ku wa 5 ndara ntasinziye muri kubona amaso atarabaye umutuku maze igihe ndi gutekereza Mana yanje ko Kigali bahura n'abavuga butumwa batandukanye bagahura n'abatuye mu mujyi abo mu cyaro buriya bizagenda Imana irambwira ngo genda ndi kumwe nawe yongeye kubisubiramo kiri kumwe nanje ariko Mana ndayishimye ntago ndayisabira amashi kubera ko umugabo w'umunyacubahiro ni umugabo w'umunyacubahiro ikwiye amashini impundu mu bantu badasabirwa amashi harimo Uwiteka bunini mwirirwa musabira Uwiteka amashi azabareba nabi
ahubwo kubera ko abo yagiriye neza bahari bajye bayiha amashyi kubera bayizi. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ariko mana, hanyuma rero katureba abantu bambonye bwa mbere, kuko ngiye guhera ku bizamini. Ni mwese muri benshi ariko ikizamine cya mbere Imana yaje kumbwira, yambwiye ngo mbaze ibirometero umuntu wese yagenze. Metero cyangwa ibirometero umuntu wese yagenze. Ngo ntago babimenye, ubwo ntago uzi ibirometero wagenze. Hanyuma Imana irambwira ngo nkubwire wowe unyumva aya masaha, Imana igiye gutanga umugisha ihereye ku birometero, kuri 0 metero iturutse iwawe, hanyuma isoreze hano. Niko Imana yambwiye, n'ukuri kw'Imana. Niba wagenze urugenzo rugufiya wihangane, ariko hari abantu baturutse kure Imana itasezerera maramasa, yavuze ngo ni metero kuri metero, metero kuri metero, metero kuri metero, metero kuri metero, acira umugisha w'Imana uhereye metero kuri metero. Abantu bazaturuka kure Jani we, bazaturuka kure baza muri aya masengesho, Imana izajya itanga umugisha ihereye kuri 0 metero. Hanyuma uko utera intambwe igenda iguha umugisha, igenda iguha umugisha, igenda iguha umugisha, igenda iguha umugisha, igenda iguha umugisha. Imana ishimwe. Ubwo abayihaye amashini bo babyumvise, kandi nta kibazo. Njyewe iyo mvuga Imana nta bwoba ngira, kubera ko narayibwiye ngo Mana nzakuvuga wenda urwasa rutandukane n'urundi, nta kibazo. Kandi kuba abantu banyikiririza ntibashaka bate kuzanyikiririza, ahubwo ntihazaburamo 2 cyangwa 3 bumva. Yesu yabonye atazabona igiterane kingana namwe, aravuga ati nungutse igitekerezo. Bati ni ikihe? Nabigishwa bamubajije, aravuga ati nje igitekerezo nungutse, aho 2 cyangwa 3 basateranira bakampamagara, nzururuka mbe hamwe nabo. Ubwo rero turi hano turi benshi, Imana ishimwe ko yabonye abantu. Yesu amanukire muri riteraniro kubera ko abantu twateranye. Yari ari kubona atazabona iki giterane kingana gutyo, yari azagikura. Yaravuga ati ariko nimbura n'umuntu n'umwe nzabura Yakobo, nimbura na Yakobo nzabura na Yohana, nimbura na Yohana nzabura na Petero. Aravuga ati abangaba bazaba bahagije. None nawe washe, none nawe washe, none nawe wagize ute? Washe. Kandi n'ejo uzaza, na bukeye uzaza. Imana igiye gutanga umugisha. Ko Mana nanje naturutse kure Yesu naturutse kuri Imana ishimwe. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, nagiye kubona mbona abantu uko bakubise bakuzura sejemu. Mbona marayika Uwiteka afite inkota ku itako, arambwira ati aba bantu bamaze iminsi barazengereye, yewe ni ukubabona i Kigali mwarababaye, kuri nabanetse, mbega nsanga namwe murindushe, nabanetse kabisa, musumbwa natwe bo mu ntara, nabanetse. Imana irambwira ngo uko marayika manukanye inkota nikagiye kurwanirira abantu baje gusenga. Hanyuma hari ibintu byigiza karaha kajashye, yambwiye ngo iyi nkota ndagenda mbitikura 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 mbitikura. Nukuri kw'Imana, Imana ntago nayibeshera ndi imbere yayo, sinayibeshera ndi imbere yayo, kubera ko waje, kubera kugeza iyi saha hari ibintu Imana iri kugenda itikura, iri kugenda itikura 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 itikura. Ndabagira nese iri kugenda ibitikura. Amen. Hanyuma ndangije iryo yerekwa no kuganira na nyiribiremwa, arambwira ngo nze kubaririmbisha iyi ndirimbo ya 70 mu ndirimbo z'agakiza. Uhise uhaguruka. Uyu munsi nakoranye n'ikipe turesha, mbega
uyu muntu watoranije aba bantu, muze hano muncire hagati, muze hano muncire hagati, muze hano. Oya ngwino ariko reka uwo mwarimu we huze hano. Mwarimu rati subirira aho ngaho. Se muri kureba atari umubyeyi umwe ra? Mbaye ko ndi kubona Imana mudashaka kuyamashe, se mushaka kuyiki? Reka mbibiri banga, ngiye kuyibaririmbisha. Ariko Eliya yari umuntu umeze nkatwe, kari akagabo kagufiya, bunini agasumbyaga uburebure, kagiraga impwempwe n'ubwanwa. Hanyuma umunsi umwe kiyumvamo ko Imana ikwiye kwamamara. Hanyuma arangije aravuga ati umva rero, mpagaritse imvura, yewe n'ikime ndagihagaritse, izongera kugwa mbishatse. Aha baravuga ati ariko sha, iyo mvura tugendeye muri fizike, abantu twasomye muri he, tugendeye muri fizike, ubu burebure bwawe bwakominikana n'imvura? Ubwawe sibwo bwakominikana n'imvura? Ubwa kazungu sibwo bwakominikana n'imvura? Aravuga ati cyo ni icyambere, nta mvura wahagarika. Arangije aravuga ati cya kabiri, iyi Imana igiye kugusha imvura iyikura mu kofi yawe. Aravuga atoye, aravuga ati ubwo nsuzuguye rero n'ikime nacyo ndagihagaritse, kandi ubwo ndangije kubihagarika byose ndagiye, muzanshaka rwose, muzanshaka. Hanyuma ngo ageze Karumeli yubaka igicaniro. Haleluya! Acyubakisha amabuye 12 byasobanuraga imiryango 12 ya Isirayeli, kandi ubwo intego yanyu ndayishoshe. Hanyuma ngo umuriro uturuka mu ijuru utwika igitambo, abantu bose bikubita hasi bubamye bati Uwiteka gusa niwe. Twakoranye n'ikipe dukundana, mujye kwicara. Iyo ntego ndayirangije, niyo bari bampaye, ubwo nyirangije muri make. Turirimba indirimbo ya 70 ivuga ngo reka gutinya ibintu bizakubaho. Noneho umuntu mwicaranye, ntabwo mwicaranye kubera mwabipanze, mwicaranye kubera umugambi w'Imana. Hanyuma nitugera ku gitero cya kabiri n'icya gatatu n'icya kane, buri muntu wese aregera mugenzi we. Nushaka ubihere ku cyambere, umubwire ngo reka gutinya ibizakubaho. Noneho ndabihinduye, buri muntu wese ashaka umuntu umwe, ashaka umuntu umwe begerana, ashaka umuntu umwe begerana, ayimuririmbire, amubwira ngo reka gutinya. Reka gutinya bizakubaho, Imana izakurenda. Reba ubushake Imana gusa, Imana irakurenda. Imana irakurenda iminsi yose munzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurenda, Imana irakurenda iminsi yose munzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurenda. Nubwo wamutwaremereye, Imana irakurenda. Ibyago biri munzira ucamo, Imana irakurenda. Imana ishimwe, si yose munzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurenda. Imana irakurenda iminsi yose munzira ucamo, iraguhaza amahoro. Imana irakurenda. Imana imena ubukene bwawe, Imana irakurenda. Komeza ubane
uyimenyeshe uyimenyeshe bikubabasha Imana iza kandi uguzaca mu bikomeye kandi uguzaca mu bikomeye Imana iza tayabonetse uyimenyeshe bikubabasha Imana iza Yesu azaza. Iyo nshuti yawe yibwira uti Yesu azaza. Yesu azaza. Iyi ndirimbo wayigenderaho waburaye. Iyi ndirimbo wayigenderaho washonje. Iyi ndirimbo wayigenderaho abantu bakwanze. Iyi ndirimbo wayigenderaho ukabwira ngo reka gutinya ibintu bizakubaho. Imana izakurinda. Mbega harimo uburinzi. Shobora no kuvuga uti sinone byagenda gute ceceka. Imana ishobora kukwima amafaranga ikakwima ibizayatwara. Ikakwima ibiyatwara ariko ikayakwima. Ariko igakomeza ikakurinda. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma Imana imenya ubukene bwawe. Imana izi ko dukennye kabisa. Imana izi ko tutagira utuntu kuri konte no kuri sako no kuri mobile money hariho zero. Hari n'igihe umuntu bimucanga yarangiza akajya kureba yasigayeho. Ariko Imana imenya ubukene bwacu. Hanyuma mu bukene bwacu Imana ikanaturinda. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Turi kumwe mu abantu. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Ngiyi ndirimbo yari irimo ingenza. Ku bantu batanzi nitwa Tuyisenge Jean Baptiste. Bakunze kunyita Kazungu. Ndi uw'Imana yagiriye neza. Nabonye Imana bitandukanye n'abandi. Kandi impamvu mubona ndi fiyeri. Impamvu mubona ndi fiyeri iyo mvuga Imana itike yanje iri hano. Numvaga nabwiza umuntu ukuri kw'Imana. Nabwiza umuntu ukuri kuvuga ko umuntu yapfa azize ibyaha bye akazajya Gihonomo. No kumubwira ngo nave mu byaha bye yigire mu ijuru. Nta kibazo numva binteye. Na ibyo kuvuga ngo ndababwira neza ngo kugira ngo muntegere Yesu yampaye déplacement. Ana yanje we. Perimi yanje iri hano nshaka natega tagize voiture nshaka natega na moto ndaditegera. Niyo mpamvu ngiye kubabwira ibi bintu byose mbabwiye nabikuye kuyera. Ntago nanejejwe nuko ngewe ngiye kubabwiriza ahubwo nanejejwe nuko nanje mbonetse mu masengesho. Ariko natwe bonetse mu masengesho bugwigenderera abandi nanje ntinsike. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma rero nabonye abantu bazagenda basenga aya masengesho. Hanyuma nkajya ndareba aragenda yamara kugenda akamanura ibintu by'amatangazo. Mbega aya masengesho azagera Ishushani. Aya masengesho azagera Ishushani. Namara kugera Ishushani amanura amatangazo. Hari ibintu bizahinduka. Ryandika hano nibitazahinduka uzampamagare kuri 0788 uncire mu maso. Uzampamagare uncireho. Aya masengesho azahindura ibintu. Nabonye ageze mu murwa w'Ishushani amanura ibintu by'amatangazo. Hanyuma numva ijwi rimbwira ngo Morodekayi we ngaho ririmba ijoro wari gupfa ntabwo ugipfuye. Imana yawe yibutse imirimo yawe. Ndakubesha ngo mbiki ko Yesu yabimpaye. Ahubwo Imana hari amatangazo imanutse. Hari amatangazo yandi isimbuje yo bari bakumanikiye. Ako ndi kumwe n'abarokore cyangwa ntago ndi kumwe n'abantu bemera Imana. Haleluya. Mukeneye kumbaza ngo ufite iyihe ntego. Nahawe intego ivuga ngo ineza y'Imana niyo iducumye iminsi. Ineza y'Imana niyo iducumye. Weho niki kigucumye iminsi?
ni amashuri siko diporome twese tuzifite. Ijya mu barisansi urasanga akazungu ndimo, nujya mu banyamafaranga urasanga akazungu ndimo, nujya mu bantu bafite udukweto nanje ndimo, mu bafite udukositimu ndimo. Nteze ugira ngo Uwiteka guteteka ntutebeza mu mibyizi. Ubu mubona naje nanigirije kuwa mbere, hari nuza, hari iminsi mikuru naje mu Kigali, naje kuvuga Yesu, naje kuvuga Yesu. Haleluya! Ineza y'Imana iducumye. Aka kantu simuzakibagirwa. Ahantu mperukira hano naje ari ku cyumweru, nabwo natumwiye ijambo rivuga ngo itabara bera ihagaza habi. Nagarutse ari kuwa kane ndababwira ngo Imana itegeke amabaka afite ibyawe abirekure. Hari abantu bagiye bampamagara ngo yatangiye kurekura. Hanyuma rero uyu munsi wa none naje kukubwira ngo ineza y'Imana iducumye iminsi. Ushobora kubaho uko udashaka ariko ukaba uko Imana ishaka. Ushobora kuba abantu bakwanga ariko urukundo rw'Imana rusumba izuba, rusumba ukwezi n'ikuzimu naho rugerayo. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Hanyuma na cya kirara cy'inzererezi byatumye se cyakira. Ijambo rya mbere nahawe haraza gusobanuraho cyane. Kubara ibice 23 vala n'umurongo wa 20. Kubara ibice 23 n'umurongo wa 20. Hari ijambo rivuze ngo dore nategetswe kubahesha umugisha nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Amen. Ariko Mana ngiye kukuvuga neza ubabaye yiyahure kabisa. Hanyuma ijambo rya kabiri riri muri Yesaya. Ijambo rya kabiri riri muri Yesaya ibice 46. Yesaya 46 dusome umurongo wa 3 ndetse n'uwa 4. Ari ijambo rivuga ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bamunzu ya Isirayeli mwese abona hetse mukiri munda. Ariko Mana we nkabaterura mukivuka nkabageza mu zabukuru ndiwe. Muzarinda imvi ziba uruyenzi. Nkibagira gutera oya tamusubire. Nkibagira gute oya nkibakurura akaboko oya nkibashira ku rutugu oya nkibanyuza mu mahwase nkibaheka. Ninjye waremye ninjye uzaheka ni koko nzaheka kandi nzajya nkiza. Amen. Kuri kw'Imana hari akantu wumvisemo se nibura nge ntago mpatira kubwira abantu ngo haleluya ngo amena. Ubundi ikintu kigaragaza ko urugo rukennye n'urusura ugasanga inyanya zisumba ibishimbo, urwo rugo ruzaba rukennye. Ubundi kera ntabwo inyanya ntabwo byari ibyo kurya by'abantu, byari ibyo kurya by'inyoni. Ariko kubera inzara yateye nta wateka adatetse inyanya. N'ubu rero tuvugana ibi bya haleluya bya mena ni inyanya. Reka mbikubitira umutsima utarishakira isosi ubundi yiyaranje neza. Ndabagirane ineza y'Imana iducumye iminsi. Hari abandi bantu zicumye iminsi nibura ngo bazamure abantu batari kubareba. Oya iducumye ineza y'Imana iducumye iminsi. Nje n'umugore wanje iducumye iminsi, nje n'umwana wanje iducumye iminsi, nje n'imfura n'uyikurikira n'umukurikira iducumye. Umenye uwo muntu ari wicumye iminsi rata. Ubuse ndabagirane mwishakira isosi umutsima nawuzanye. Ineza y'Imana iducumye. Kuba umuntu ashobora kwishura inzu ku kwezi
ni ineza y'Imana iducumye iminsi. Kuba umuntu ashobora kurya kandi ahashe, yaravuye mu cyaro kandi ahinga, hanyuma akamara umwaka adakubise isuka ariko akarya, wajya kubona ukabona ari kuba inzobe, wajya kubona ukabona ari kubyibuha, wajya kubona ukabona arize, wajya kubona primaire, secondaire, kaminuza, ni ineza y'Imana igucumye iminsi. Yewe mbonye abantu mwe benshi mumbonye bwa mbere, nahera hese mwoka byara. Twavutse turi abana 11, babiri bicwa n'inzara, turiho turi 9. Twarabashinguye, twara inzara. Inzara mwebweze muri gutaka mwari mwabona iki? Inzara irakurya ikagukubita ukumva igihorihori neza neza cenda gusohoka mu mutwe. Inzara iragukubita ukayoba iwawe. Inzara iragukubita ukareba ibiceze kumva umugongo guragudutse, kumva wiba kumva mbega ukagenda umeze nk'uwasinze. Inzara iraryana utarahura simwifurije guhura. Inzara iraryana. Nubu hari abantu bavuga ngo hari abantu batukana ngo karya amabyi, cacakase abayariye ko bariho. Twacunganwaga naho umuntu yitumye, ibitanoze neza tukabitoraguramo, hanyuma Imana ikatwirahira turi mu masengesho, kavuga ati bana banje muzagaburira na rubanda, muzagaburira n'abandi. Hanyuma natangiye namenye ubwenge, mama ahita ajya kumpakisha, so murabimenya ko mwese muvuka i Kigali, ajya kumpakisha, njya daragira inka z'umuntu, hanyuma izi nka z'umuntu yampembaga 12,000 ku mwaka, akabiha mama kugira ngo abirye. 12 ubwo kwezi cyari 1,000. Murakina sha, kwezi cyari 1,000, mbayo kuzamuka guturiza ku myaka 14. Ngize imyaka 14 mfata umwanzuro wo kujya gutangira primaire, kandi ubwo nari mvuye aho nabaga, hanyuma ngeze aho Imana yagombaga kuntungira iwacu kuri kavukire. Hanyuma rero nge bageze, Imana ikoresha ubwenge, ikorera mu mutwe, ikorera mu bitekerezo, njya gutangira primaire nyigezemo rero nsanga abo tungana bageze mu wa 4. Hanyuma ngiye mu wa mbere batura urugabo ruraba shefu, ngiye mu wa kabiri batura urugabo narwo rusose mu wa mbere, nigira mu wa 3. Ngeze mu wa 3 barabati uru rugabo ntago ruzi n'ibihekane, nigira mu wa 4 nta bihekane byabagayo. Ubwo mbega muri make primaire nayize imyaka myiza 3, kandi njya gusenga ku myaka yanjye 18. Bambwiye ngo nzakora ikizamine cya leta, turusenga Imana ivuga niba utanayize uziceceke. Nagiye gusengera nyirahirira, ambwira iti Kazungu senga amasengesho y'iminsi 3, hanyuma ku munsi wa 4 nzaza nkwigisha. Yambwiye ijambo rivuga ngo nzakwigisha, nkugire inama, nkwereke inzira unyuramo, kandi ijisho ryanje ntirizava kuri wowe, rizaguma kuri wowe. Iryo jambo yarimbwiye ntazi n'ibyari byo. Ku munsi wa 4 haje marayika arambwira ati ibintu ngiye kukwigisha bizaza mu kizamine cya leta. Twahereye ku gifaransa nge na marayika, duhera kuri conjugaison tujya ku cyo bita grammaire, hanyuma turangije tujya mu cyongereza conjugaison na grammaire, hanyuma tuvuga ukuntu baforuma interuro, nuko arambwira ati bizaza. Hanyuma arambwira ngo witegure saa 9 z'ijoro ndagaruka, hanyuma twiga imibare. Twahereye ku cyo bita calcul mental, hanyuma tujya ku mihiriko, tuvuye ku mihiriko turagenda tujya kuri fraction ni fraction, hanyuma tugeze aho tujya kuri problème de mouvement. Abantu mwize muri iki kinyejana ntago mwaba mukibyibuka, na amahurizo y'ibiyega. Ayo mahurizo yazaga mu kizamini afite 15. Ngiye gukora ikizamini cya leta, natinze. Ikizamini cya leta resultat zarasohotse, basanga Tuyisenge Jean Baptiste mwene ngira batware Bernard, na niyo yita Bernadette, afite umwanya wa mbere mu karere ka Burera. Hanyuma ngiye kujya muri secondaire rero mbwira mama nti natsinze.
icyo gihe bari banyandikiye mana nibimenye ikigo aricyo cyari cyanyandikiye bari banyandikiye ngo nzitwaze imiguru 2 y'inkweto kandi ubwo narangije primaire nambara umupira wa mama ugeze aha ibihungu byaranteretaga bizatereta nisi byaranteretaga bizi ngo ndi umukobwa bikanyandikira ngo ku mukunzi wanjye ngundambara nifuriza amahoro n'amahirwe ni wowe Kazungu ariko murebe uwo mukobwa nawe ufite imbwana umukobwa wagiraga imyate utaracaga n'inzara ariko ibihungu ntago birebaga nabyo hanyuma icyo wa munsi rero baranyandikira kandi nari niyambariraga uwo mupira baranyandikira barambwira bati ibintu zitwaza imiguru 2 y'inkweto z'umukara amasogisi y'umweru kandi sindambara amasogisi ku myaka 18 barambwira ngo amapantaro 2 ya bleu foncé amashati 2 y'umweru ngo n'umupira w'imbeho mama we barangije barambwira ngo zitwaza amatera barambwira ngo namashuka kandi twararaga mu birago ariko hari abantu babyemera ko baraye mu birago se nibura hanyuma twararaga mu birago noneho banyandikira ko nzajyana amatera ko nzajyana amashuka ariko numva ndazengereye mbibwiye mama mbimusomeye mama arambwira ati uzakomeza kuja untesha umutwe ati ubu tuvugana ndajya kwiyahura maze nanjye uzambure ndamuhenda henda Kazungu rero hari igihe mbenda byageraho bikanga ndamuhenda mama ihangane Imana izatugira neza Imana izadushira hejuru Imana izatumenyekana bati ceceka aho mwabimbwiriye se yampaye iki hanyuma ndagije ndavuga nti imbere nguherekeze gubi ahimbwe nayo yaryo nutiyahura ndakugaye hanyuma ndavuga nti ugiye kwiyahura tuzaba impfubyi nituba impfubyi se w'impfubyi azatwibaruzaho abyumvise aravuga ati kangaruke ubwo ugarutse urajya kwatura muri korari yaririmbaga muri korari y'ababyeyi ndamushorera ndamubwani niyature aragiye kwiyahura arangije aravuga ati mani babare namwe mumbabarire hanyuma arangije kwihana bashiraho agaseke bakubita mituro bakubitamo amafaranga ntibuka ariko menya atararenze 600 hanyuma rero ndangije subwo muzi ngo ni ryari ejo bundi 2006 nibwo nari ngiye muri segonderi hanyuma rero mama arakugendera angurira agasarubeti kari gafite inkweto gafite n'ipantaro gafite n'umupira gafite na ga ako niko najyanye muri segonderi ngeze muri segonderi umwana twaririmbanaga yagize gucya anyemerera rifutiye igare yari umunyonzi ari perezida wacu muri korari y'urubyiruko anyemerera rifutiye igare hanyuma arambwira ati kuva twagize umusegonderi muri korari ndagutwara nkugeze ku ishuri hanyuma nanjye nicara ku kagari yangejeje ku ishuri abana baraseka barihirika baravuga bati se uyaje kwiga barambwira bati zurika dahumeka barambwira bati se none uri makanika ariko mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana ishobora bingahe niyo mpamvu Theo yavuze ngo nta nuwabitabera nta nuwabitakwira nuko bitinda kuza uri umuntu nk'abandi ntatandukane Imana ikwibutse none abantu bakuyobera wavuga igifaransa icyongereza kikaza iyo yaguhaye iguhambirira bareba Imana ntirabana ukubutoni ahubwo iminsi yose uyubahira mwemera uko waba uri kose bakuyubaha ibinere bikureba wowe cemure abigishwa ba Yesu baramubajije bati iriya mpumyi tubonye ese ni cyaha cy'iwabo wase nicebwe Yesu arabasubiza ntabwo ari icyaha cy'iwabo nta nubwo ari icebwe ahubwo no kugira imirimo y'Imana reka nirwe muri wa nta nuwabitabera nta nuwabitakwira uko bitinda kuza
n'abandi ntatandukana. Imana ikwibutse none ejo abantu bakuyobera. Wavuga igifaransa Icyongereza kikaza, iyo yaguhaye iguhambirira abari. Ishimwe, haleluya. Wenda ubwo tuzagaruka ariko uwa mbere dufite umwanya tubabwire ukuntu twize. Ndazamuka mba ngeze muri Torokome. Vala oya byageze aho birahinduka, kuko mu wa kabiri nagiye muri 9. Muratuma ngira amagambo menshi. Higa mana we, bageze aho baranyirukana bagira ngo ndi umusazi. Nja muri 9. Ngeze muri 9 mbwira directeur nti directeur nzi guhimba imivugo n'indirimbo. Abadirecteur baraha baje baritonda bashobora kwemera imivugo kandi ntayo. Nzi guhimba imivugo n'indirimbo ntindakaze nti munyemerere rwose. Arambwira ati si kuwambaye warize. Ndavuga nti narize. None kuwambaye guca nterega iwacu tubaga mu cyambere cy'ubudehe. Arangije directeur Imana imuha umugisha. Abadirecteur nabo n'ababyeyi bubahwe. Hanyuma arangije ankorera umuti umugani wa biki gihe. Angurira kamambiri za Umoja. Arangije kungurira kamambiri za Umoja. Angurira ipantaro, ya pantaro bita nsanze ryaremuye. Abantu bize barabizi, ya yandi bitaga amahema. Iwacu turyita nsanze ryaremuye. Hanyuma rero arangije angurira ishati y'umweru. Angurira agakandara k'urutambi kagura agasenkani. Aranyogoshesha. Hanyuma rero njya koga. Imyate nyikubisha umucanga. Hanyuma nkubita mu dukamambiri tw'ubururu ndatwibuka. Mana we, maze banyicazanya n'abakomeye nk'uko Imana yarabivuze. Nanjye nicarana n'abadirecteur, nicarana n'abantu bari baje gutaha amashuri. Baravuga ati uyu munyeshuri ahagarariye abandi banyeshuri. Hanyuma barangije baravuga batafite umuvugo n'indirimbo. Naho Umoja zanje. Ariko sha Imana mwebwe muvuga murayize. Mwebwe muvugaga Imana mutazi. Imana yari turi bihome. Imana yasiba inzobo. Imana yakora ibintu iswa atakora. Haleluya. Narahagurutse rero nshaka umuvugo ndawushaka ndawubura. Ndavuga nti subu kandi Imana ndavuga iki? Ntubu ndaza kuvuga iki? Umuvugo ndangije kuwubura. Imana yo kabyara inyibutsa akantu twize muri primaire kitwaga ndyohesha birayi. Mba ndavuze nturi mwiza mama, koko uri mwiza si ukubesha. Maze abanyeshuri barangije baraseka baraturika baravuga bati yo imbwaguye mwirangi, imbwaguye mwirangi. Nuko dese we ntabwo narinzi ico bavuze, nanje ndawureka ndarangara. Directeur arambwira ati rero ija kwicarira ubwo byakunaniye. Nje ndi kuva niyo nakuka n'ututwenda. Nta kibazo. Nta kibazo. Niba Imana yarapanze ko nziga naba ariko nige. Hanyuma ndamubwani buretse nshireho indirimbo. Nindahiza gushiraho indirimbo maze undeke. Maze mba ndavuze nti izadukora amadede. Izadukora amadede tunyuze mu mabondo y'abarupenze. Abanyeshuri baranyikiririza baravuga bati no musazi, no musazi. Ariko Mana yanjye, ariko se bwo mbagire ndi. Hanyuma barangije bafata umusazi ku myaka yanje ngahe 20. Nari maze kugira 20 bafata umusazi bahita bamushira mu modoka. Bampa barimo babiri ngo bamfate maze banjane ku bitaro. Noneho murebe Kazungu ugiye kujya mu modoka bwa mbere. Ndashimira Imana ko ubuntunzi imodoka narayigiyemo nshaje. Noneho murebe ibintu byambayeho menya nta wundi byabayeho. Umuprof umwe bamushize aha undi bamushira banshira hagati ubwo ntamene ibirahuri. Hanyuma rero ngiye kubona mbona imodoka irashituye.
irangije gushitura mbona ibiti birirutse, mbona amazu garirutse, karangije kwiruka mba ndavuze nti none biriya bintu kabiri kutwiruka, bampfukamaho baramfata barankomeza baravuga ati kuko wa mwana byararangiye. Ariko ntabwo byari byakarangiye. Yesu ineza y'Imana yari iri kuducuma iminsi. Haleluya! Abantu bashobora kubona ibyawe byararangiye ariko ku Mana bitangiye. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Yesu bumbagire ndi muri make mvuyeyo barampimye basanga nta n'indwara nta na malariya, bahita bavuga batahubwo mu mahaba kansaringi bamufashe. Abakansaringi baramfasha, abaganga baraha mwubahwe, barangije kumfasha bafata umwanzuro bati uyu mwana ni ikibazo cye bwihariye, muzamushyira ahantu mu kimuganirize, narangiza ababwira uko yavutse nuko yabayeho nuko yagize gute, hanyuma mumufashe. Direteri aranganiza mu buhamya bw'ukuntu twavutse naho Imana tugejeje. Ndavuga ntubu turi mu iterambere, ati ntaryo, ciceceka ati ntaryo. Hanyuma rero arangije aravuga ati ahubwo reka nkemure ibibazo bibiri ndebe ko nakoroherwa. Aravuga ati cyambere ngiye gukemura ikintu kijyanye n'ibiryo. Haleluya! Hanyuma icya kabiri nkemura ikintu kijyanye na minervari. Aravuga ati ku kijyanye na minervari ntagire umuntu uzakwishyuza, uzige kugeza urangije turokome. Aravuga ati ku kijyanye n'ibyo kurya ubaye gestionnaire, ushinzwe ibyo kurya, gatwayoboye kera. Buriya rero abantu mwebwe ntago musomaga Bibiliya. Buni muri Bibiliya nta birayi n'umuceri bibamo. Muri Bibiliya habamo inyama, umutsima, ibishimbo, amata, si ibyo se n'ubukirata, nibyo bibaga muri Bibiliya. Buriya rero umutsima uraryoha, noneho umutsima ushushe ndawuvuza abantu bagira petidi, ndawuvuza abantu bagira peti. Ariko Mana umutsima ushushe uraryoha. Satani n'igice najyaga kumva ko bihiye, saa sita nkabwira ushinzwe gusona ni sona ngaburira abanyeshuri, narangiza kubagaburira bose, hanyuma ibisagutse nkabipakira muri ambaraje nkabijyanira mama. Njye na mama tukavimvira, ubundi nkamubwira ndi humura, umutsima w'imbwira ry'Imana irari ukoze. Ntabwo Imana yaburira umuntu umutsima. Yesu ashimwe cyane. Nihuse narangije gukora turokome narayikoze, numva ngikoze neza kubera ko nari ndi kurya. Nari narasenze Imana amasengesho atabarika, amasengesho y'iminsi 7 yo muyitege akora kandu. Mbega bazengurutse kangahe? 7. Yariko bahizengurutse kangahe? Nuko sirahaba. Muzitege iki cyumweru kizaba ari cyumweru gikomeye. Hanyuma rero Imana yanegetse amasengesho y'iminsi 7 ndayibwiranye, n'ubundi nari nsanzwe menyereye kuburara no kugira gute kugira ngo nzatsinde turokome. Nihuse rero turokome ndangije kuyikora, kurya kwishuri byarahagaze, kubi wacu birahagarara, ninjira umujyi wa Musanze. Rero na winjiyemo bari kumbwa bati umuntu utambaye inkweto bari kumufunga. Hanyuma urukweto rwa mbere narutoraguye ahantu abantu bazi Musanze, ahantu bita ku Karwasa rw'urubodaboda. Hanyuma ngeze kuri Sunrise hafi y'ikigo cy'ishuri mba ntoraguye urusupuresi byose rero by'ubumoso. Nari ndi kumwe n'umwana witwa Ndonda, aravuga ati ubwo utoraguye ibimoso gusa ubwo nta buryo Imana igufite mu mugenda mu bwana iceceka. Ubu byose yabo akanwa k'abakiranutse kagera gutera kararema. Ndavuga nubwo utandemeye uburyo nje ndabwiremeye. Tugezeyo rero biba ngombwa ko tuba basabye, kandi twagombaga gusaba dufite inenge. Nuko inenge ndayishaka, murabona nari ndayibura, nahinnye ukuguru mfata ikibando, haje ndavuga ni munsayidire mwe muri bazima, ngewe nararemaye maze bakansayidira, kandi abaga muri korari. Noneho umunsi umwe ndi gusaba navuye kurepeta nkubitana na perezida wa korari, sugira ngo uwo rwabayeho ntiyaziritse ntamika muruma yajana ihene muzoka ikabembwa ikamurya. Hanyuma nkubitana na perezida wa korari arambwira ati Kazungu waremaye ryari? Aravuga ati ngewe nzongera kukubona muri korari nzakwirukana. Ndavuga nti aho kugira unyirukane nyakubahwa perezida, ahubwo emera ntabwo nzagaruka mu mujyi. Noneho yampagarika ambikira ibanga, ariko nkejo ngaruka mu mujyi. Noneho nashatse indi nenge, navuze ngo simvuga sinumva imbo.
noneho mbona abantu umujyi wose ugiye urampa. N'ubu hari abantu babonaga nicariye mu iduka bakavuga bati yo cya kimara carakuze. Ariko Imana iracafite imbaraga. Turi kumwe ra ibintu irabihindura bigahinduka. Hanyuma rero ndangije musi umwe narasabye ndarata. Muravuga mutezi wararase wari washoye iki? Ndangije kurata njya kwisabira umuntu w'umukobwa wacururizaga ahantu, ampa ibiryo byari nka saa saba, ampa ibiryo abirira munsi y'urugi, ariko nawe abanjiye yantuka arambwira ati kuri rumara ruzahora raza kunsaba niratiye azigo ntabwo ndi kumwumva. Hanyuma rero harimo umuhanuzi ndi muri urwo rugi, ariko muje muremera n'ubuhanuzi, ntimuje murahinyura ibintu byose. Hanyuma abaravuze ati nyamara numvishijwe rimbwiye ngo iki kimara wimye ngo kizakubera umugabo. Njyandika ahantu batigo ndakandika Imana impaye umugore. Hanyuma mbikarito njya kuyiraramo. Umunsi nari naraye mu karito naraye ntasinziriye ndi kwibaza ku bintu Imana yambwiye kandi narase. Hanyuma rero Imana iza kunkorera akantu keza, bahita bafata ya karito. Abantu baraje ngo batoraguye imari, bafata ya karito bahita banjyana iwawe. Sinongera kuhinguka mu gihe n'amasezerano yanjye. Nawe aravuga ati ubwo iki kimara Imana ikinsezeranije ndava mu bapende, sinzongera kuba mu bapende, ndaje mu bakatolika nzarebe iyo nzahurira n'iki kimara. Ngo yirirwaga mu ngoro ngo ategereje ngo atazahura nanje. Nanjye ndagenda nikubita iwawa maze y'amezi 2 Imana iza kumfasha. Resulta za turokomeza isohotse basanga Tuyisenge Jean Baptiste mwene ngira batware Bernard afite umwanya wa 6 mu gihugu cyose. Bahita wamushinga wakunda umwana wese nk'uwawe Imbuto Foundation, bahita banshaka basanga ndajya kwiga muri groupe officielle i Butare. Buse murajyango mbagere iminota yanjye kubera kwirangiye, mureke muretse gakeya mbabwira se kiko nzagaruka. Yesu ashimwe cyane. Uya nzagaruka aho tugejeje ni heza. Mbabwira se ko nababwiye muri kubona mbayeho nabi. Ubu nyire maso ntiyerekwa bikibinda kireberera. Yesu yaje kunkorezamo indosho. Amashuri ndayarangiza 2011. 2012 Imana inkobita utuntu tw'uduporomosiyo ndagenda ngendera mu ndege, ngendera mu modoka, ngendera mu tuntu dutandukanye, mba ntangiye gucuruza icyayi. Hanyuma Imana irangije irambwira iti si byiza ko umuntu aba wenyine. Mbega abantu muri mwenyine Imana ibaremera abandi. Oya si byiza. Mbega kuba wenyine n'umugambi wa Satani, ntabwo ari umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana ni uko umuntu abana n'undi. Hanyuma rero ndavuga nti rero Mana ikizamini none nzabana n'uwo nkuyeye. Iravuga iti ceceka ngiye kubwiriza igiterane hariya mu Gakenke, mpamagaye abihana nkundaga kwiririmbira. Hanyuma ndaririmba abantu baraza barancungera, mpamagaye abihana n'abasubiye inyuma. Ngiye kubona mbona wa mukobwa yaje kwihana. Ntababeshe mbabwije ukuri, ninjye mwumvise watomboye miliyoni ya MTN mu ntara y'Amajyaruguru. Ntimwambonaga ku cyapa? Barambaje ngo MTN iratanga cyangwa ntabwo yatanga? Ntirayatanga. Usi ntabwo mwamwe narabyibushe. Aho niho Imana ihereye intabarira. Iyo miliyoni nayitanze w'Icyacumi, asigaye njya kugurira mama ikibanza. Hanyuma mutuza mu bati rero. Imana ihabwa icubahiro. Hanyuma rero mu minsi mikeya ndi kwitegura ubukwe, ninjye mwumvise Imana yahaye amafaranga muri Serwakira. Haje umuyaga ndangije amasengesho y'iminsi 7. Mbega amasengesho y'iminsi 7 ndayakunda. Sinzi impamvu uyu muntu yantumiye mu minsi 7. Amasengesho y'iminsi 7 amanura amatangazo. Hanyuma nari gusenga ku munsi wa 6 nari maze guhombana, ndikumva inzara n'umuyaga gwenda kumvuha. Imana irambwira iti humura, ije inkwano ndazizana. Hakubita umuyaga mwinshi, ukubita ibipapuro n'ibishashi n'ibiki n'ibikongorezwa by'ibishake biraza bingwaho. Imana irambwira iti pfundura icyo gisashe kivuye mu makara, urasangamo inkwano. Ngipfunduye nsangamo amadolari 3,000 yanditsweho United States of America.
reka bana yanjye. Hanyuma nyavunjishije nsanga 1,000,000,950 kuko barivunjije kuri 650. Kazungu rero mfatiraho. Iyi Imana igukereje iragutegera, kandi niyo igutegeye uca kubetegeye. Iyi Imana yagutegeye urabade pass, bapfa kuba barambutse barageze kuri, ariko Imana iyo igutegeye niwe igahita ikugezayo. Hanyuma rero Imana iramfasha, turamutse tugeze muri gakondo yacu we, turamutse tugeze muri gakondo yacu we, wabisubizo we nubwo watinze tugashavura, wabisubizo we nubwo watinze amaganya kaza, tugasuzugurwa n'abanyamahanga uko bukeye, ngwinabera tugufate tugira ijambo. Haleluya! Aho tugeze ni hehewe, yesa aho tugeze ni hehewe. Maze imyaka 10 nubatse, nshakanye na Uwamahoro Vicensia, tubyaranye 4. Ni wa wundi nyine nose ubwo na ni urindi ndinde ko turi gucekaguza ngo turebe ko iminota na turayijera ko ari njura ataha kure. Batiga umujoro yibye mu soko ry'amahoko, baramufata baramukubita, barangije kumukubita bamwaka n'ibyo yibye. Aranje aravuga ati mundeke ngize igitekerezo. Bati niki? Ati munkubite vuba ndataha kure. Ubwo rero yaramaze kumenya yarataha. Hari nundi wanyuze mu murongo w'abantu, barangije baramukubita, bakubita imigeri, bakubita inshi. Aravuga ati mva mureke gatoya mbabwire. Aravuga ati ntago mbabujije ko munkubita, ariko munkubite muri gahunda. Niba harabanza b'imigeri aribo bankubita, niba harabanza n'abinshi wenda murebe ukuntu murakurikirana, ariko munkubite muri gahunda. Hanyuma rero ibyo bizatuma tugaruka, ahubwo tubibabwire neza, tubibavanira twa turi kubakumbuza amasengesho. Hanyuma maze imyaka 10, ku itariki ya 30 z'uku kwezi hazaba hashize imyaka 10 nubatse. Kandi muri iyo myaka 10 Yesu akoze ibintu by'imbaraga. Se mutoka mbari ko tuziranye, ubibi byo kubera kuri hafi muri iyi paruwase, ntiwazaza ukabibabwira? Yazaza akabibabwira. None ubundi kubivuga hari abatanga buhamya. Muri kumbwa ngo aracari kara, ariko mureke ninjura ataha kure. Ninjura ataha kure nyine nzagaruka mutazatuma ntagaruka mukavuga ngo hari umuntu waturutse mu ruhengeri ubatinze. Ariko Imana yakoze ibintu by'imbaraga. Kazungu niba nshoboye kugira amazu muri Kigali kandi ntuye mu ntara, ubwo mu ntara niho ntafite amazu, ubwo mba mu bukode? Ntabwo ari ibyatsi. Yes. Hanyuma Kazungu niba mfite déplacement nkaba ni déplaça. Kazungu niba mfite abahungu n'abakobwa. Hanyuma Kazungu niba ncuruza ibikoresho byo mu rugo, ibintu bijyanye n'amasafuri, ibintu by'amajyambere nyine n'ibintu nose ubwo urumva koko. Ariko Mana yanje, yo ndekubona abantu barwanya Imana desi. Umuntu utarakoma amashimo umucunga arabarwanya Imana, kandi abanga Imana ntibayisenge bazapfa bose be kwibukwa. Mbega muyobozi we, nibutse iyo ndataha. Haleluya! Uwo mugiye kuvugana rero nuwo nguwo wabonye Imana bitandukanye n'abandi. Hanyuma ijambo rya mbere twasomye raba ngo dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukuraho. Amen. Nabonye abawakiriye, ariko muwakire, nicyo cyabazanye. Hanyuma itangazo riraha, umugisha wirukana umuruho, kandi umuruho ntiwakwirukana umugisha. Umugisha wirukana umuruho, umugisha wirukana umuruho, umuruho ntiwirukana umugisha. Nyeganyeza umuntu muri kumwe umubwira uti Imana iguha umugisha wirukana umuruho, Imana iguha umugisha wirukana ubushumeri, Imana iguha umugisha wirukana ubukode, Imana iguha umugisha wirukana Imana iguha umugisha. Iri jambo ni umwami witwa Baraki yakubitanye n'inkuru z'Abisirayeli
yumva ngo zimuteye ubwoba kuzumva gusa kuntu bahagurutse mu Egiputa Imana ibarangaje imbere ngo yumva bagize ubwoba areba ukuntu Imana yagiye ibaha amana mu butayu aravuga ati nico kinteye ubwoba areba ukuntu Imana yasatuyemo inyanja itukura aravuga ati binteye ubwoba ni byinshi ahubwo kugira ngo ubu bwoko butanyura iwanje bukansiga bundimbuye ndagira ngo munshakire umukasizi Celestine Komera umukasizi uramuzi umuteramwaka urakoze cyane nawe uturutse mu cyaro vuba kabisa nagize ngo ndavuga umukasizi wenda muni wanje mumenye ko nageze mu mujyi none ni umuteramwaka umuhennyi umuntu uzi kuvuma ngo hanyuma barangasha bashaka mu gihugu hose ngo babone uwitwa Baramu aravuga tumva rero nihuse ndagira ngo unjyane ku gasozi gasumba kandi gasozi aba bantu nkurikije ukuntu ari abashumeri baravumika kabisa aba bantu nkurikije ukuntu bambara twa London baravumika aba bantu nkurikije ukuntu ari abaririmbyi ariko bakaba badaheruka amafaranga bakaba bayaheruka iyo kera aba bantu baravumika arebye izo boda zahengamye n'inkweto zagiye rubereki aravuga ataba baravumika da hanyuma ngo abitegeye aravuga atari kubundi sha navuma nte uw'Imana itavumye narakarira nte uwitarakariye aravuga ati ahubwo muri abanyamugisha ntabwo muvumika mwahawe umugisha n'Imana haleluya ngo Baraki abwira Baramu ati ninde kumpemukiye niko nakubwiye kutabahesha umugisha na muke niki kigutaye kubahesha umugisha aravuga ati njyana ku kandi gasozi boss ariko boss wanjyana ku kandi gasozi ko noneho ndabavuma ugira ngo buriya iyi tariki 20 ukwezi kwa gatatu ntago ndabakasira abantu ndabavuma n'ukuri kw'Imana ndabavuma ngo barajyana ku kandi gasozi arabitegera abona abakobwa bari imbere y'Imana arabitegera abona ababyeyi bari imbere y'Imana arabitegera arareba abona abasore bagikeneye kwirirwa mu masengesho arabitegera we arajya avuga ngo Imana si umuntu ngo ibeshe ibyo yavuze no kubikora izabikora aravuga ati dore nategetswe kubahesha umugisha nawe yawubahaye simbasha kuwukura amen aravuga umva abwira Baraki aramubwira ati ibarwanirira niyo yabakuye mu Egiputa kanyuma ibarangaje imbere ifite amaboko nk'ay'imbogo haleluya ifite amaboko nk'ay'imbogo ifite amaboko nk'ay'imbogo nyeganyeza mugenzi wawe mubwira uti Imana usenga ifite amaboko nk'ay'imbogo ifite amaboko nk'ay'imbogo ifite amaboko yo kumanura amatangazo ifite amaboko yo kugukura mu bukode akagushira mu yawe ifite amaboko nesa bola ya sivene ifite amaboko hanyuma reka mvuga ikintu kimwe Baraki yabwiwe na Baramu aramubwira ati aba bantu iyo batagize icyo bapfa n'Imana reka nkubwire ikintu uzabwira n'abandi bami bazagusimbura aba Bisirayeli bafite Imana ya Yakobo nk'umutabazi wabo iyo basinziriye baricura hanyuma bakarota neza ariko Mana ukwiye amashi kabisa bafite Imana ya Yakobo nk'iki nk'umutabazi wabo bafite Imana ya Yakobo nk'umutabazi wabo iyo batagize icyo bapfa n'Imana ntacyo Imana ibatwara hanyuma rero mwumva ijambo twasomye muri Yesaya riravuga ngo mwebwe abona hetse ariko Mana
hari igihe ndi kubwiriza abapende nkagira ngo ni irindi dini ryaje gukorera mu bapende. Oya, muri hano mwabarokore mwe. Haleluya! Mwebwe abona hetse, mwebwe abona hetse. Ariko Mana yanje, Mana we, hagira untize shakoshi, hagira untize shakoshi wenda ngasoza. Urakoze rata, urakoze. Kandi Celestin nujya ari Musanze uzampamagare nkugurira amata kabisa. Kuri kw'Imana nta bugugu ngiraga, no kuri kw'Imana zakugurira amata. Yazashimwe cyane. Iri teraniro ririmo abantu Imana yahetse, ariko mwinkinisha ngo mungereze. Iri teraniro ririmo abantu Imana yahetse, bakikiririza mu izina rya Yesu. Bakikiririza nawe bakikiririze, nawe bakwikiririze. Mwebwe abona hetse, nushaka uhaguruka uyitere. Mwebwe abona hetse, mwebwe abona hetse. Ayiwe, munsubize ngo Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi, 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 Imana iri mu kazi. Iwe utayibona, Imana iri mu kazi. Iyewe babyeyi, iyeme bagabo, iyeme basenga, iyewe sejemo. Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi. Imana iri yewe, Imana iri mu kazi. Kwa Celestin, kwa mwarimu wacu, kwa Mutokambari, nawe iri mu kazi, iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Umuntu wicaranye amubwira uti Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi. Nubwo wayibuze iri mu kazi, nubwo utayibona iri mu kazi. Haleluya! Iri mu kazi, iri mu kazi. Imana iri mu kazi. No muri iri teraniro iri mu kazi. Yesu ashimwe cyane. Yewe reka mbabwire, mwebwe abona hetse, nkabaterura mu kivuka, nkabaterura mu kivuka. Tala bose venegre, nkabaterura mu kivuka. Turashima Imana yaduteruye tukivuka. None dore tugeze za 30, tugeze za 40. Iravuga ngo nzakomeza kubaheka kugeza imvi zibaye. Umuntu mwicaranye mubaza tugize imvi zingahe ku buryo wiheba? Ugize imvi zingahe ku buryo Imana yagushira hasi? Ugize imvi zingahe ko Imana yemeye kuzaguheka kugeza imvi zibaye uruyenzi? Wajya mu mugongo w'Imana, jya mu mugongo w'Imana. Munyemerere noneho tugiye kuganira ibintu tuziranyeho. Ibi bintu byo kugendera mu kigare no. Muraririmba ngo muri mu mugongo wande? Ndikambabaza ikibazo. Ari uhetse n'uhetswe iyo bagezaho bikomeye wisobanura ninde? Ngwena bivuga neza. Uhetse n'ubisobanura. Uhetse ni uri mu kazi. Uhetse niwe wisobanura. Mwese niko mubyumva? Niko mubyemera? None mbariza umuntu mwicaranye uti kuri kwisobanura igitondo n'umugoroba urahetswe. Ndashaka kugira ngo mvugane n'abarokore, ndashaka kugira ngo mvugane n'abantu basenga. Niba muzi ko muri mu mugongo w'Imana, niba muzi ko Imana ibahetse, mureke kwisobanura. Ubahetse ashoboye kwisobanura. Haleluya!
noneho mwumva ikintu gikomeye, hari igihe uheka akana ariko akana kakanyamahane, wajya kubona kagakuramo utuguru. Mbega kazungu ngewe menya naguhana urushi, ariko Imana izi kwihangana. Wajya kubona ukabona akana gakuyemo utuguru, wajya kubona ukabona gakuyemo utuboko, wajya kubona ukabona kari kugenda kagusakuriza. Mwagera ku mupaka bavuga batizana ibyangombwa, akana kati nta byangombwa dufite, agakana nagashira hasi. Ubu mbonye ico muri kuzira, mbonye ikintu muri kuzira. Muri kuzira umunwa wanyu, mukazira gukuramo utuguru, mukazira gukuramo utuboko. Ariko nyeganyeza umuntu muri kumumubwira uti subizamo utuguru n'utuboko, subizamo utuguru n'utuboko uguhetse. Turi mu mugongo wandewe, ya turi mu mugongo wandewe, turi mu mugongo wandewe, turi mu mugongo wandewe. Haleluya. Musubizemo utuguru, mugume mu mugongo w'Imana. Mu yandi magambo, Yesu ntagasuzugurwe muhari. Imana ntibakayicishemo ijisho uri mu mugongo wayo. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. N'ubu tuvugana, iyi nzu y'Imana abantu bayikora bibutse ko bari mu mugongo w'Imana, bibutse ko Imana yabahetse. Iyi nzu y'Imana bayikora nko mu kwezi kwa gatandatu kuri Pentecote, mwahita muyitaha. Ahubwo abantu bibagiwe ko bari mu mugongo w'Imana. Nawe uhetse akana kari kugenda kazana ivuzivuzi, kari kugenda karavugagura. Niba muzi neza ko uhetse ari we wisobanura, mwebwe muri kwisobanura mu biki? Ngo ibiciro, ikiro cy'ibirahani gishaka kigere ku 1000. Twebwe twavuganye n'Imana, ntabwo twavuganye nayo ibiciro. Mwebwe mwavuganye n'Imana ibiciro, yavuze ko izabagaburira. Noneho mwumve rero mbabwire, mwiyambura ibibaremerera, mwiyambura ubusarigoma, mwiyambura ubujama n'ubuniga. Ubundi muvuge muti icubahiro ni icy'Imana. Murebe ukuntu ubahetse. Impamvu natiye isakoshi ntabwo mwayimenye. Ubahetse, iyo umubyeyi ahetse aba afite ishakoshi, not isakame. Ntabwo ari isakame. Uwo muntu wari uvuze isakame sinindi. Isakame yajyama akadomora k'igikoma. Harya mugijira mu kadomora cyangwa ni mwigurude cyangwa mu gateremusi. Icyambere umubyeyi aba afite mu ishakoshi ni akantu k'agateremusi karimo amata cyangwa igikoma kiyunguruye, mbese akagiramo akantu k'agasorori. Iwacu baravuga ngo ni akabakure. Akagiramo akantu k'akabakure karimo ikisi bitatoranijwe se. Ashiragamo imvange, ni ibyo umwana ashoboye. Hanyuma agakubitamo n'akantu k'akabiswi, agakubitamo n'umutaka. Ndi guhanura abantu batari kumvara, ashiramo n'akantu k'umutaka. Impamvu y'uyu mutaka ni ukugira ngo imvura iguye atwikire, ni ukugira ngo izuba rishe atwikire. Ariko mwakagira Imana mwe. Haleluya. Nje rero mbatangarije ku mugaragaro ko muri mu mugongo w'Imana. Mwebwe abona hetse nkabaterura mu kivuka, ndiwe nzakomeza kubaheka, nzakomeza kubaheka kugeza imvi zibaye. Ngiye kubasengera, nta gahunda yo kubasengerera nazanye. Ngiye kubasengera, nta gahunda yo kubasengerera nazanye. Agiye kubasengera ukuri kw'Imana. Mwebwe abona hetse, ritorero ririmo abantu bahetswe n'Imana. Hanyuma rero niba mwaranahetswe n'Imana, muzaheke n'umurimo wayo, muzaheke n'iyo nyubako. Niba mwarahetswe n'Imana, muzakora kandi Imana yabibukiraho. Njewe nsigaye mfite ikibazo, ikuvuga ariko mu ijuru buranzicarana nandera. Weho uzicarana nande? Weho wumvaga mu ijuru wakwicarana nande? Mwanganije kwihangana, mwanganije kwihangana. Celestine ari kumwe ati nje nakwicarana na Mose. Mose uzi ukuntu abakristo bamwiziritseho mpaka
ikamwereka Kanani ntakanagereyo. Ntawe umuza agahinda bamwiziritseho. Dore mbega ubu abo kuwa mbere bakwizirikaho ntuzarebe Kanani, uzitonde. N'ubu nanjye giraga ubwoba nkavuga ariko nzicarana nande. Haleluya, haleluya. Hanyuma nkavuga ariko se nzicarana na Saduri. Sadu nzicarana na Saduri. Uyu Saduraka Meshaki na Abedenego ngo bavuze Imana mu kibaya ca Dura, ngo barayivuga, barangije ngo benyegeza umuriro w'itanura, baravuga ngo bawenyegeza 7, barangije baravata umuntu urongera kuvuga Imana rurema amenye ko turamujugunya muri ratanura. Maze ngo abahungu uwitwa Saduri aravuga ati umva mwami nyagasani, nta mpamvu yo kugusubiza iryo jambo. Niba ari iby'Imana dukorera, ariko mwanyumva sha, mwanyumva mukaja murayikorera muyizi, mujya murakorera Imana muzi. Bari bagwa niba ari ibyo Imana dukorera ibasha kudukiza, ariko naho itadukiza nyagasani ntituremera gupfukamira iki gishushanyo. Hanyuma aravuga toke iri bubakiza amaboko yanje bababohi babajugunyemo, ariko ngo basanga uwo bahamije. Ndi kumwe n'abarokorera. Haleluya. Basanga uwo bavuze neza yirukanse, ahagarara mu muriro, aravuga ati Sadu karibu, mwamvuze neza mu kibaya ca Dura, muze namwe mbavuge neza muri ritanura. Mbega muzavuge neza Imana kugira ngo nayo ibahagararire mu itanura. Yesu ashimwe cyane. Abo rero bari mu ijuru bategereje Kazungu na Celestin na Mutokambari na Damascene ndetse na Jeanne na Fabrice baradutegereje. Muzavuga muti ko twavuze Imana neza sejemu ngo witwa Saduraka Meshaki na Abedenego. Bazavuga bati ngwino karibu, ngwino nkwakire, wavuze Imana byagenze gute? Uvuga uti se sinayivuze sejemu. Avuga ati sinone bari bacanye umuriro. Uvuga utoye none nawe niba bari barawucanye ubwo uzavuga uti bari bawucanye. Hanyuma rero ni uvuga uti bari bawucanye, hanyuma ahita avuga ati ngwino tukwakire, akwiyegereza. Hari umunyamasengesho witwa Dani uwo yarasenze asenga bashonjesheje intare. Umva ngo arangije arasenga ngo none amadirisha yarayakinguye ayerekeza iyo ntababwiye Yerusalemu. Ngo arangije aravuga ati mukingura yaha yerekeye Yerusalemu. Ngo arayihamagara Imana iramwihorera, ariko yumvise amasengesho. Irangije kumwihorera ngo baramufata bamuta mu rwobo, ariko uwo yari yasenze ngo yari yagiye mu rwobo. Aravuga ati mwantaremwe duhane gahunda, izi nyama zije ni imitaribwa, izi nyama zasenze iminsi n'iminsi ntimwemerewe kurya. Intare zitize none ko twebwe dufite apeti ko tumaze igihe tutarya, ubwo uri kumva kuko tutarajya. Maze Imana iravuga iti umva rero ubwo mufite apeti yo kurya mbateye ikizibakanwa muzarya ejo. Daniyeli ahita yigaramira hejuru y'intare. Hanyuma ngo mu gitondo, ariko mumvugire ngo amen, mu gitondo umwami ngo yibambura kare mu museso, agenda yihuta ajya kuri rwa rwobo, ngo ahamagara Daniyeli. Aravuga ngo Daniyeli mugabo ukundwa, Imana yawe ukorera mwatashe murancitse. Imana yawe ukorera yakurinze ibinwa z'intare. Aravuga ati mwami nyagasani, Imana yandinze kuko nabonetse imbere y'Imana, n'imbere yawe ntafite icyaha, ntacyo zantwaye, nzajya no mu ijuru amahoro. Uwo rero ategereje abanyamasengesho ko namwe reka dukorere, mureke dusenge. Mwebwe abona hetse, hari umuntu uri kumva gishaka gukomeza kuba mu mugongo w'Imana?
ariko mwambabarira we, mushaka kugumamo cyangwa mwakuyemo utuguru? Ntabwo mwakuyemo utuboko se? Nta nubwo mwayirengeje umunwa? Kumana narengize ngo murahaguruka, ubwo sinzi ibyo murakora, reka nisengere none se ubwo ndabagirane. Hari ushaka kugira ngo Imana imusomye ku